muzajya mubona rero abantu bafite fresheri ziraharanirwa, icyangwe fresheri ziraharanirwa we, ntabwo ari ugupfa kuryama ngo upfe kurya gusa, ni ibintu uharanira. Hanyuma ngo ni igikoko, ni itungo mama we, gusa ni haramu. Misi pendagi ingurube, ndara neza noneho nkabyuka mfite no mu nda nka Misi Pamela. Mpamvu mpora mvuga Pamela agira mu nda heza nimo wajya kuryama nijoro ukarara uhumekera mu kwaha nkaho uri umuserebanya, ukarara ubuye wagira ngo uri umugore utwite ugiye kubyara. Njye narwara malariya nkajya gusenga yibi, ayo n'ay'ubuginga abana, ayo n'ay'ubuginga. Uzi ukuntu mujya musenga y'ubuginga n'Imana yabareba ikabona ko muri abantu mutagira ubwenge. Si nijoro dore icyo bita igihaza, ariko uyu mwungu ni mwiza mwa bantu. Icyo nzi nuko nimububona kuri kamera uburoho burabica, icyo bita uburoho. Iki ni igihaza rero, mwabonye igihaza. Tubonye rero ko turi mu gikoni, turabashuhuje kandi turabakunda abakunzi b'ibintu byose ntegurira mu gikoni. Murabizi ko bushize naberetse ibyo kurya nkunda kwibandaho mu buzima bwanjye. Ntabwo ndi bukubwire ngo nibyo nkunda, oya, ngo mbirya mbikunze ngo mba mbishaka, ahubwo ibyo kurya nkunda kwibandaho n'impamvu nkunda kubyibandaho. Ubushize naberetse ukuntu nkunda kurya imboga n'amateke, kuri abo wabibonye na ka gashyushyu. Hanyuma uyu munsi ndashaka kubereka ibindi bintu. Hari ibintu bibiri njya nigisha abantu cyangwa nkabagiraho inama, kuko birashoboka ko uzi byinshi kundusha n'ibindi. Ikintu cya mbere umuntu aba akwiye kwitoza mu buzima ni ukwitoza gukunda Imana. Kwitoza gukunda Imana mw'abantu, kuko umuntu ukunda Imana akunda n'abantu. Kandi umuntu ukunda Imana burya nta byago ajya ateza bagenzi be, nta byago ateza abana be, nta byago ateza umugabo we n'umugore we, nta byago ateza abo bakorana n'abo baziranye. Umuntu ukunda Imana akunda n'abantu, akunda itorero, agakunda n'igihugu. Mu bintu rero by'ingenzi cya mbere ni ugukunda Imana. Ikindi cya kabiri ni ukwikunda, wowe ubwawe ukikunda. Iyo umuntu yikunda amenya ibintu bizamwica, akamenya n'ibizamukiza. Iyo umuntu yikunda amenya ibyo akwiye kurya n'ibyo adakwiye kurya. Kandi burya reka nkubwire, ntuzigere ubwira umuntu ngo nagukunde nawe ubwo atikunda, biba bigoye. Nta muntu ushobora kugufata neza nawe atifata neza, nta muntu ushobora kuguha amahoro nawe atayiha. Ibyo dukorera abandi nuko natwe tubanza tukabyikorera. Kandi ninkubwira kwikunda ujye wikunda, kuko nta muntu ugufitiye umwanya wo kugukunda no kukumenya. Ikindi hari ubujiji abantu bagira, ndabyita ubujiji. Abantu bazi ko amasengesho akora ibintu byose, ariko burya ntimugafata amasengesho ngo muyapfobye. Ibintu bishoborwa na mudugudu, bigashoborwa n'umuntu runaka, bigashoborwa n'ikintu runaka, ntabwo ari ngombwa kubisengera. Ikintu amasengesho akora, Imana ihabwa icyubahiro. Amasengesho ashobora ibintu bidashoboka, c'est tout. Njye narwara malariya nkajya
mujya gusenga y'ibiri, ayo ni ay'ubugingo abana, ayo ni ay'ubugingo. Uzi ukuntu mujya musenga y'ubuginga n'Imana yabareba ikabona ko muri abantu mutagira ubwenge. Ndware malariya njye gusenga y'ibiri, kandi muri iki gihugu hari abaganga, hari n'ingamba zo kurwanya malariya, hari n'imiti ku bamaze kurwara. Ibyo ngibyo, iyo malariya uyiharira kwariteme, nabonye ari byo binini biyivura. Hanyuma ikindi, iyo urwaye umutwe ujya gushaka paracetamol, hari iz'i Burayi, hari Hedex, hari n'ibindi. Amasengesho ntabwo akora utuntu twa fake. Amasengesho akora ahantu byanze byananiranye. Kuko umuntu nahagarara ngo narasenze nkira kanseri, undi agahagarara ngo narasenze nkira umutwe. Kereka nuvuga yuko wari warawivuje imyaka nk'ingaha abaganga barawunaniwe. Narasenze ndwaye gripe, hanyuma n'ukuri Imana irayinkiza. Kereka nimba ari gripe y'ubushita bw'inkoko. Ubushita bw'inkoko, oya twigendere mu gikoni. Nuko nashakaga kubabwira ngo hari ibintu by'ingenzi dukwiye kurya. Ibyo kuvuga ngo nzasenga Imana, ngo Imana yambwiye ngo izampaza uburame, yambwiye ko nzarama, yambwiye ko bizagenda gutya, ukajya uhora usenga amasengesho menshi ngo Imana niguhaza uburame. Ujye uyasenga kuko nanjye ndayasenga, ariko mu buryo Imana igomba kuguhaza uburame hari ibintu ukwiye gukorera umubiri wawe, hanyuma ibindi bikazahangana n'Imana yacu. Ibitazashoborwa n'ibiryo bidafite amavuta, isukari nkeya, ibi byose twirinda. Ibizaza byarigize danje, tuzajya tubyoherezaho amasengesho. Uyu munsi rero ndashaka kubereka ibindi byo kurya njya ntegura mu ijoro. Ibyo kurya ntegura mu ijoro, ibyo nkunda kurya nijoro. Ninkuvuga ngo nibyo kurya bya nijoro, si bivuze ko saa sita ntajya mbirya, ndabirya. Ariko noneho ndashaka kukubwira impamvu ndya umwungu mu ijoro. No ku manywa njya nkurya, ariko no mu ijoro. Hanyuma uyu munsi nijoro, dore icyo bita igihaza. Ariko uyu mwungu ni mwiza mwabantu. Cyo nzi nuko nimubona kuri kamera uburoho burabica. Icyo bita uburoho. Iki ni igihaza rero. Mwabonye igihaza? Kameramani baberetse? Yego. Iki ni igihaza. Ni kimwe mu byo kurya nkunda gutegura mu ijoro. Ndabereka n'ukuntu rwose iki gihaza. Ubu tugiye ku meza. Hanyuma rero nageze ku meza. Ibi ni byo kurya bya nijoro. Ndababwira ukuntu ibi ni bimwe byo kurya bya nijoro. Ariko uyu mwungu uvuriho n'ibishishwa byose niko nawutetse, nubwo njya nkuhata. Ariko ngiye kubanza gukaraba. Birumvikana ngomba gukaraba kuko ndawurisha intoki. Ngiye gukaraba mu ntoki kugira ngo uyu mwungu murye nyine. Ndawurisha intoki, ntabwo ndi buwurishe ikindi kintu, ndawufata mu ntoki.
ujye ukomeza ubizane, hanyuma musabire n'abatarabibona. Turagushimiye mwami Imana yacu, turagushimiye ko uduhaye umunsi w'umugisha, ukaba uwuduhayemo n'ibyo kurya. Tugushimiye ko waturinze ku manywa tukaba tugeze no muri iri joro. Ndakwinginze ngo ujye ukomeza kwibuka abatabibonye, kandi natwe ibigega byacu bijye bihora byuzuye ibyo kurya no kunywa. Ibi byo kurya turabisengeye ngo byezwe kandi bihumanurwe, kuko byakorewe mu butaka bw'inaha, ariko n'ubugingo bwacu ukomeze kubwitaho mu izina rya Yesu, amen. Rero tugomba kumenya ibyo kurya tugomba kujya dukoresha mu buzima busanzwe. Uyu ni umwungu mwawubonye, kandi rwose iyo ugize Imana ukabona umwungu mwiza uryoshye ukomeye ufite abantu mwiyongeze ku mwungu hanyuma wambaza ngo kubera iki urya umwungu igihaza nijoro. Ibintu byose umuntu aba yarabigerageje. Ibintu uzabona nza hano kukubwira nkabikubwira, sinshaka kukubwira ibintu ntafiteho amakuru, nta nubwo nakubwira ibintu ntigeze nkora ngo nze kukubwira ngo ni ibintu byiza kandi ntabyo nakoze. Nubona naje kukubwira ngo ujye urya iki kintu, ujye ukoresha iki kintu muri ubu buryo, bizakugirira umumaro muri ubu buryo, ujye umenya ngo nuko nanjye byangiriye umumaro. Hari ukuntu twamenyereye mu buzima busanzwe tukamenya ko kurya ari ugufata umuceri n'intoryi n'ibiki ukuzuza ku isahani, noneho tukarya mu gitondo, tukarya saa sita, tukarya na nijoro. Wajya kuryama nijoro ukarara uhumekera mu kwaha nkaho uri umuserebanya, ukarara ubuye wagira ngo uri umugore utwite ugiye kubyara. Kurara uriye ibiryo bikomeye kandi byujuje inda bibuza amahoro, kandi sinabyiza pe. Ntago ni erega n'igifu nacyo mujya mumenya ko kigomba nacyo gusya ibintu biri muri gahunda. Igifu wajya kucyuzuzamo ibintu byose mu gitondo ukakima guhumeka, cyajya guhumeka saa sita ukabukubisemo ikindi, cyajya gutora agatotsi nacyo ngo kibanze kiruhukeho, nijoro ukabukubisemo ibindi. Bana yo mu ijuru, ibiryo bya nijoro bitera stress, birabangama. Bigukundiye ubigukundiye kurya si icyaha, wazajya urya ibiryo kurya byoroshye bya nijoro. Ariko tutibagiwe na ba bantu baba batariye ku manywa. Abantu baba batariye ku manywa ntabwo nakubwira ngo urarire umwungu, oya rwose. Ariko nujya kurya nijoro ujye ureba ibyo kurya byoroshye kandi byuzuyemo intungamubiri, hanyuma ufate nk'uyu mwungu, urebe n'ikindi urya ariko ushyiremo n'ibintu by'imboga. Urye nk'uyu mwungu ushyiramo n'imboga, ariko nuba uri umuntu uvuga ngo mu gitondo ku manywa mba nariye ibi, mu gitondo saa sita nariye ibi, ukaba uzi ko ku manywa utiriwe utabwiriwe, ujye urya umwungu. Uyu mwungu ukawurya rwose ukaryama. Ntabwo ari ngombwa ko urara usemeka wagira ngo igise cyagufasha ugiye kubyara. Hanyuma rero umwungu igirwa n'igihaza, ndashoje. Iyo ndariye umwungu mu nda yanjye ndara rwose ndasinzira. Ngewe ibiryo bya nijoro rwose hari ukuntu ku manywa mba ntariye, inzara yenda kumwica nashonje, hanyuma nijoro nkarya. Ibiryo byose bishyize mu nda bikomeye, ngaho umuceri, ngaho ibiki, nkarya ngahabwa, ntago bimpa amahoro pe. Ariko iyo nariye umwungu, cyambere mu nda mba afite ikintu nashyizemo, hanyuma nkaryama ndara neza, noneho nkabyuka mfite no mu nda nka Hamisi Pamela. Mpamvu mpora mvuga Pamela agira mu nda heza nimo hari ukuntu njya mbona Pamela mwamuvanze
mushaka kumugereranya n'abandi bantu. Pamela afite taye yihariye muri make mbyuka mu nda hameze nka Miss Pamela. Nawe se uzajya wifuza kugira mu nda nka Miss Pamela? Mu gitondo imigati 6 n'ibikombe 3 by'igikoma cyangwa icyayi Milo, saa sita umuceri, ifiriti, ibishyimbo, imboga, inyama, ikirunga, Milo, ninjoro ibitoki, ibijumba, ikivuguto. Yewe mana, uziko murya nk'abadatekereza. Hanyuma ujya wirwaye no muri siporo, gym nguri muri siporo, wakora siporo ukarya n'ibintu bingana gutyo. Reka nkubwire, mujye murya ibiryo biri mu rugero, mujye mumenya ibyo mugomba kurya saa sita n'ibyo mugomba kurya ninjoro, kuko ni ukugirira neza ubuzima bwanyu. Kandi ibi bintu umuntu abigutegeka uhumeka, utararwara n'akarwara n'akamwe, batemo mbabarire bantu. Ariko nibakubwira ngo watangiye kurwara, uzabishyiramo imbaraga. Mbere yuko rero abantu badushyira kuri gahunda, twe twishyire kuri gahunda. Ibi ni ibintu bitagoye. Hanyuma soza, nabonye hano hari amazi. Aya mazi rwose mu bintu ntangaho amafaranga binankosoma byinshi amazi abamo. Aya mazi maze kurya umwungu igihaza, nyuma y'iminota 30, nyuma y'isaha ntararyama, kuko ibi bintu ugomba kubikora mbere y'uko uryama nyine, kandi ku buryo ujya kuryama, hagati yo kurya no kuryama hakazamo umwanya wisanzuye pe. Hanyuma ugiye nko kuryama, wa mwungu wageze mu nda, wageze iyo ujya, ukaba wakifatira iki kirahure cy'amazi nka nyuma y'iminota 30, ukinywera iki kirahure cy'amazi. Wenda nyuma y'indi minota nk'icumi ugakubitaho ikindi kirahure cy'amazi, cyangwa kimwe ntacyo, ariko wajya kuryama ukarara ibi bintu ubikoze. Ibi rero ni bimwe mu byo mberetse nkoresha mu ijoro. Nzabereka n'ibindi, mbereke n'ibyo nkoresha mu gitondo n'ibyo nkoresha ku manywa. Tugomba gusenga, ariko tukagira n'uburyo tugomba kubamo, two kurya nk'abantu. Hari igikoko nabonye, igikoko cyitwa ingurube, ngo ni igikoko, ni itongo mama we, gusa ni haramu. Misi pendagi ingurube. Ndabona bakazana ibiki bagakubita mu kiraro ngo Milo, ibintu byose ngo Milo. Ntabwo dukwiye kurya nka kiriya gisimba. Hanyuma tujye turya ibintu nyine bigomba gutuma natwe ubwacu twigirira umumaro. Ubu mu kanya ndanywa amazi, nihashira undi mwanya nywe amazi nk'ibirahure 2 cyangwa ikirahure kimwe mbere yuko uryama. Ni ibintu by'ingenzi kandi bigufasha. Muzajya mubona rero abantu bafite flesheri, ziraharanirwa. Icyangwe flesheri ziraharanirwa we, ntabwo ari ugupfa kuryama ngo upe kurya gusa, ni ibintu uharanira. Hanyuma ikindi ndasoza mbabwira ngo kwitoza k'umubiri bigira umumaro muri bike, ariko kwitoza kubaha Imana bigira umumaro muri byinshi. Ibi bintu byose nkoze, nge nkora ibintu bikomeye ku mubiri wanjye, mbigerekaho amasengesho niyo y'ingenzi, kugira ngo bize byose bihurire mu mubiri wanjye, maze nkomeze nitwe mama Cyangwe. Abatarakora subscribe muyikore, mukoreshe ya comment, inama n'ibitekerezo n'indi nkunga yose. Imana ibaho umugisha, ndabakunda.